Data wa twese wo mu ijuru, ndi hano imbere yawe n'umutima wuzuye ibibazo, umutima wuzuye umubabaro, umutima wuzuye agahinda, umutima wuzuye amarira. Ndabizi neza ko undeba rwose, kandi uranzi, ntabwo nigeze nkwihisha, aho naba ndi hose urandeba. Ndi imbere yawe rero, nizeye kunyumva, nubwo ntazi neza uko nasobanura uko ndi, nubwo ntazi neza niba byose uko nabivuga ngo mbigusobanure neza ubisobanukirwe. Mana, ndabizi neza ko nkunda, ndabizi neza ko utajya unsiga, ndabizi neza ko no mu gihe cy'amakuba yanjye n'undi wakomeje kumbera Imana ugakomeza kunyereka. Ndabizi neza yuko n'iyi mibabaro ndimo nayo urayizi kandi urayisobanukiwe kandi uzi n'iherezo byayo. Ndabizi neza ko ibyo ndi kunyuramo byose ubizi, ndetse kandi ndabizi neza nubwo kwihangana kwanjye kujya kuba gukeya, ndetse umutima wanjye urananiwe, umutima wanjye wuzuye umubabaro, umutima wanjye wuzuye agahinda, ndetse ndaremerewe ku buryo ntabona uko mbivuga. Mana, byose ndabizi kubizi kandi niwe ufite igisubizo cyabyo. Mana, ndaguhamagaye uyu munsi ngo unyereke inzira yawe, ndaguhamagaye ngo unyereke ukuboko kwawe, ndaguhamagaye ngo ungabanyirize uno mubabaro, ngo unyeyurire umubabaro, unyeyurire agahinda, maze utume umutima wanjye wuzura ibyishimo ndetse wuzura umunezero. Ndakwinginze ngo umpindure, ndakwinginze ngo umpe imbaraga zo guhinduka, ndakwinginze ngo umpe imbaraga zo kwihangana, byaba ibingora nihanganire ibingora, nihanganire ibinci intege, nihanganire abansebya, nihanganire abanteranya, nihanganire ndetse Data wa twese amagambo yose numva akasubiza umutima wanjye, nkumva umutima wanjye nta mahoro ufite. Ndakwinginze ngo umpe imbaraga zo kugira ngo Mwami mbashe kubitambuka amahoro. Ndakwinginze Data wa twese ngo ukomeze kumbera Imana, maze unkure mu bwoba, unkure mu gahinda, unkure mu rujijo. Data wa twese umpe kugendana nawe kugira ngo mbe mfite amahoro asumba byose, mbe mfite amahoro ndetse Data wa twese aruta abandi bose batekereza, mbe mfite amahoro Data wa twese atandukanye n'ibibi byose abantu banyifuriza, n'intambara mpura nazo, n'ingorane mpura nazo za buri munsi. Ariko Data wa twese umfashe kandi unkomeze kukuri Imana. Ndakwiringiye, reka Mwami Imana umfate ukuboko, undinde gukomeza gucika intege, undinde gukomeza kwiheba, undinde gukomeza kurira buri munsi, undinde Data wa twese amaganya ya buri munsi, kuko ari gutuma umutima wanjye uremererwa, ari gutuma umutima wanjye ubabara, ari gutuma agahinda kakurushaho gukomeza kuzamuka, kuko umutima wanjye uraremerewe, umutima wanjye urarushye, umutima wanjye wuzuye intimba. Mana, ni wowe nkeneye, ni wowe nshaka, ni wowe nifuza ngo mbere igisubizo cyiza, ni wowe nifuza ngo uzumpoze, ni wowe nifuza ngo uze Data wa twese untabare, maze ushoboze kukuri Imana yanjye. Mana, ndakwinginze, nubwo ntazi aho njya, nubwo ntazi ibyo mvuga, nubwo ntazi ibyo nkora, nubwo ntazi icyerekezo cyanjye, ariko nzi neza ko ndeba kandi uzi n'icyo nakora, nzi neza kunyumva kandi ukabasha kunsobanurira, nzi neza kunyumva kandi ukabasha gutoranyamo ibyo bikwiriye. Mbabarire mu magambo yose navuze ashobora kuba Mwami Imana atari meza, ariko ndarushye kandi ndaremerewe, kandi nkeneye ukuri kwawe, nkeneye ijambo ryawe, nkeneye kuntabara kandi ukankomeza. Ngwino umfate ukuboko, ngwino ungendeshe. Mana, Data wa twese ndakwingize kugira ngo ntusige, ahubwo uze umara umubabaro kandi uze unyeyure intimba zose zigose umutima wanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.